ikipe y'Ubugesera atanga guhaheda umukino uratangira. Ikipe arakina Bugesera Football Club nk'ikipe yari iri mu rugo irametriza neza umukino itsinda Rayon Sport igitego cyiza cyane cyatsinzwe na Ruhinda Farouk igitego kimwe ku busa. Bajya kuruhuka abantu twese twari dutegereje nyine ko haraza gukurikiraho iki mu gice cya kabiri Rayon Sport yava inyuma ikishyura igitego ikanatsinda. Ku munota wa 7 w'igice cya kabiri cy'umukino uwo bita Abedi Biramahire Christophe bamuhaye umupira waruturutse kuri kufra mu rubuga rw'amahina arawurekipera acenga umukinnyi wa Bugesera acenga umukinnyi wa kabiri wa Bugesera uwa gatatu amutereka hasi. Umupira umusifuzi Ngabisonga agaragaza ko nta penalty yabaye. Ngabisonga Patrick hahita havamo contre attaque y'ikipe ya Bugesera. Contre attaque y'ikipe ya Bugesera mu gihe babakinnyi ba Rayon Sport bari barangaye bajya kurekrama umukinnyi Yakubu w'ikipe ya Bugesera agenda yerekanya n'abakinnyi bo hagati umupira baramupasa. Uwo bita Bugingo Hakim akora contact yo gukura umupira umukinnyi wa Bugesera agwa hasi. Bugingo cyane ka Fisto ni Bugingo ahubwo Fisto yaraje gukora kuverti n'umukozi wo Bugingo aryama hasi. Umusifuzi Ngabisonga Patrick atanga penalty ku ikipe ya Bugesera Football Club. So hari ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwamo hagati mu mukino abareyo bagahaguruka bakajya mu kirere ntibabyemere n'abayobozi ntibabyemere. Ngira ngo kuri Radio Rwanda genera na Lorenzo nitwe twagezaga umupira twanabigarukagaho ku byemezo bimwe bisanzwe byo hagati mu kibuga umuntu wenda baramukandagiye bigenze gute. So amaze kwemeza penalty abakinnyi ba Rayon Sport bari agité barakaye bikomeye cyane bitewe nuko batekerezaga ko ahubwo aribo bagakwiriye guhabwa penalty. Batangiye gushondana n'umusifuzi. Gitangaje ahubwo gihe cyantangaje n'uburyo umusifuzi nta muntu yahaye ikarita. Byaranunguye ariko nabo bamusunitse baramusunikaga mu gatuza. Ayisu Dianyo rwose uburyo yamwatakaga ubona yafa kumukubita sunitse bikomeye cyane umusifuzi nta muntu yahaye ikarita akomeza kuguma ku cyemezo cyabereka ati ni penalty. Yusu Dianyo ararakara cyane ku buryo bukomeye arasimbuka aragenda afata noneho Patient umuzamu aramukurura amusohora mu izamu aramubwira ati wikwemera ko bagutera penalty vamo bayitsinda utarimo. Aramusohora amukura mu izamu ku ngufu aramuterura Patient kandi nawe n'umusore baragundagurana umupira yenda kumukura bati bireke bayitere nta kibazo nayikuramo. Biranga abakinnyi bande baragenda bajya hejuru ya Yusu Dianyo bamumwamururaho Patient agaruka mu izamu Yusu Dianyo asigara ku murongo arira. Bakeve baramubwira ati hangane ngone nako Serumogo nawe izamu yarari hagazemo Serumogo yanze kuri izamu hagati yanze kurivamo baramubwira ati vamo Serumogo. Baremera abakinnyi baravuga ati mutere penalty kuko urumva babanje kubabazwa n'uburyo bo babonaga bagahawe penalty ntibayihawe bari baskari bagiye kurekarama noneho muri contre attaque baye adversaire hawe penalty urumva umutwe wabo uburyo bameze barakaye cyane. Yusu Dianyo bamaze kumumwamururaho Serumogo hari Omar wari wahagaze mu izamu yanze kurivamo avuga ati mwidutera penalty barambwira ati vayo reka batere. Umar Aba ahabwa penalty arayitsinda bibi bitego bibiri by'ikipe ya Bugesera ngo twakeze ku minota 57 bibiri ku busa. Penalty yuri ya musore yanatumye agira ibitego 14 ubu ni tukora wa champion y'u Rwanda ese aca kuri for nganye banganyaga 13. So ubwo icyakurikiyeho ni kirero abafana ba Rayon Sport bari kuri ku ruhande rudatwikiriye i Bugesera kuri fence y'ikibuga batangiye gutera ibinonko byari biraho n'uducupa tw'amazi n'ibindi babitera mu kibuga babiteraho umusifuzi Ruhumuriza Justin yagombaga kuba yasifurira. Umusifuzi yagize ubwoba bwo kujya muri ibyo bintu yabonaga batera mu kibuga ahitamo kuvamo ariko abafana bandi bari muri stade bose ba Rayon Sport bavuga bati nimuvemo nimutahe. Na perezida wa Rayon yagiye kubaho nyuma inzego z'umutekano ziragereza kwa Karuma Ayabonga Lebitsa Muhire Keve bajya gusaba imbabazi abafana bavuga ati mureke gutera amabuye mureke umukino ukomeze. Abafana barabananira baravuga atoya biza kurangira inzego z'umutekano zije kureba
perezida Tade baramubwira ati ngwino nka perezida ajyana n'umugabo bita Patrick bajya gucecekesha na Gacinya bajya gucecekesha abafana ikintu babasubije barabwiye ngo nimugende niba mwifatanyije nabo namwe turabirambiwe ahubwo abakinnyi basohoke mu kibuga. So match abareyo bari agite abantu batekereza ko Rayon Sport igiye gufata umwanzuro iwumenya mbere menya ko Munyemana Hod afashe umwanzuro wo guhagarika umukino. Abantu babonye Rayon Sport buriya niyo yavuye mu kibuga mbere ariko announcer w'umukino Ihitimana Claude avuga ko Munyemana Hod afashe umwanzuro ko umukino uhagarara kubera imvururu. Ubwo icyo bisubiza n'ikirigane hari abantu bari bazi ngo Rayon Sport niyo yivumbuye iva mu kibuga. Oya, cyo ni ikintu gikomeye cyane ngo turi buganire mu ntabwo Rayon Sport yigeze yikora mu kibuga. Munyemana Hod yafashe umwanzuro ko umukino uhagarara kubera imvururu. Reyivamo na Bugesera nyine ivamo na Bugesera ivamo ku mpamvu z'umutekano muke apana kwivumbura ku kipe ya Rayon Sport. Ngira ngo icyo ngicyo cyagomba gusubizwa. Hanyuma rero ibindi byakomeje ni ku kibuga abafana ama reaction bati abantu bajye bareka ibi bintu twari twabivuze na mbere n'ibindi byinshi cyane. Twahereye aho kwizi yego mu buryo bworoshye cyane heraho ubundi duhere ku Rayon kuki yanditse yihana abasifuzi ivuga ngo muduhereze abasifuzi bari buze kugira ubushishozi. Duheraho aho niho hantu hambere manza mbwira abanyarwanda ikintu wenda benshi hari igihe batamenya izi information uko ziba zimeze. Rayon ntabwo yari yakabonye abasifuzi bazayisifurira mu buryo buri official ko Ferwafa ntago ikibatangaza mbere ahubwo icyabaye designation irangiye kwa kundi abantu bafite abantu babareberera amakuru ya likinze habonetse umuntu uri muri federation wari uri muri iyo pano igena abasifuzi. Amaze kubona abasifuzi bagenwe niwe wabibwiye perezida wa Rayon Sport Tade aramubwira ati abasifuzi ikipe ya Rayon Sport ihawe ni kanaka na kanaka. Rayon Sport ihita yumva ntabwo yizeye uko bazayisifurira ariko ntiyavuga ngo ntidushaka kanaka na kanaka. Impamvu itabivuga nuko federation yari itarashyira designation hanze ariko Rayon Sport iravuga iti twebwe turandika burya yanditse amabaruwa biratandukanye turandika ibaruwa turi busohore mu bitangazamakuru abantu babonye ariko hari n'indi y'ukuri turi bwandikire secretariat ya Ferwafa na amabaruwa biratandukanye. Ibaruwa abantu babonye kuri social media z'abanyamakuru batandukanye wenda mwari nayo basomye mu rubuga rw'imikino mu cyumweru cyashize. Iyo baruwa yari irimo gusa kuvuga ngo hazaza abasifuzi bafite ubushishozi ariko iyandikiwe secretariat ya Ferwafa yaravugaga ngo umusifuzi kanaka na kanaka twamenye ko aribo mwaduhaye ntimwemere ko badusifurira kubera ko ubu impamvu rero yavugaga baravugaga ngo umusifuzi hagati mu kibuga ariwe Patrick kuri match ya Vision na Marine ikipe ya Vision yahaye umukinnyi wayo ikarita itukura yanze igitego cya Vision yanze no gusifura amakosa none yanze igitego cya Vision umukinnyi wa Vision yaza kumurekaramaho kumwe umukinnyi yaza wanze igitego cyacu gute bishoboka gute cyari cyo kumwe umukinnyi abayisaza nyine mo kubona banze igitego cyabo Vision yashyize hanze n'ama video icyo gihe amuha carton rouge mu kumuha carton rouge rero yaravugaga ngo ntabwo uyu muntu twizeye ukuntu yadusifurira dore n'ikimenyimenyi yakoze ikosa kuri Vision na Marine ntimwigeze munagira icyo mwiprononsa ku kirego Vision yamutanzeho. Ubwo urumva ni ikintu yaheragaho nk'ishingiro ryo kumwikoma. Undi wo ku ruhande witwa Mugabo Eric sibyo we bavuga ko kuri match ya Mukura na Kiyovu nabwo yahaye imikino ya Mukura carton rouge ngo itavugwaho rumwe nawe bakavuga bati umusifuzi ntabwo tumwemera bibaye byiza mwamuhindura
tubanze duhera aho hantu. Reyo yari ifite uburenganzira bwo gusaba ko abasifuzi bahindurwa. Iyo nk'ikipe yemerewe gutanga ubusabe ariko si itegeko ko ibyo yasabye byubahirizwa. Ushobora no kugaragaza n'izo fakti ndabibona hari ibi n'ibi byabaye ariko gusaba ntibivuze kubihawe. Urwego rw'amategeko biremewe kubisaba ariko regireta no kugira impungenge biremewe ariko regireta ni ferwafa ni ufata icyemezo. Ni ukuvuga ni komisiyo ya arbitrage iri under federation nayo yarabashubije yanabikoze neza irabwira ati aho imikino igeze turahabona turanahumva nimuhumure ibintu bizagenda neza tuzabaha abasifuzi bafite ubushishozi. Impamvu federation itabahinduye ni n'uburenganzira bwayo kurekeraho abasifuzi kuko federation nka regreta nigena abasifuzi na gari kipe zigenera abasifuzi. Aho ngaho abanyarwanda babanza basobanukirwa ikintu kimwe kuba rero yasaba yari ibyemerewe ko nabonye hari abantu bari kuzana ibintu ngo abanyamakuru ko nibo bagumuye ngo bafana abanyamakuru ze bagumuye abafana abanyamakuru dukomeze nta hantu bihuriye. Rero niba yasabye umunyamakuru agomba kubiripoti nta kibazo kibirimo ibyo ngibyo, that's not a problem at all. Hanyuma nuko federation itakwemerera Rayon Sport guhindura abasifuzi ko yabisabye nayo irabyemera kuko niwe regreta aho sofa ibintu biri mu nzira nziza. Ahubwo mu mukino byagenze hari ikindi kintu twagarutseho cy'abasifuzi Rugaju mu kiganiro kwizigiro byibuka na CDF aduha inyunganizi tuvuga ngo iyi mikino higeze byaba byiza habaye dezignation y'abasifuzi bari international. Turavuga abasifuzi bafite badge ya FIFA kavuga tuti kuri match ya APR iza gukina na Gorilla kuri match ya Sport na Bugesera bashyira abasifuzi bafite badge ya FIFA ko tuvuga tuti bafite ibyo bahomba. Izo match zombo ko ari ebyiri nta nimwe hawo umusifuzi mpuzamahanga ya APR ngabo ubwo mu Bugesera ari ngabo nziza Patrick. Ubwo icyo bivuze ni iki abakunzi ba Rayon Sport bagiye ku kibuga ibyo basabaga